nongeye kugusuhuza wowe ufashe akanya kawe ukaza hano kuri Future Empire. Ni iby'agaciro, ni iby'umugisha mwinshi cyane. Rero ndagira ngo dufate akanya gatoya tuganire kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba, turebe uko ibintu byifashe cyangwa se turebe uko ibintu biba bimeze. Narakubwiye ngo hano mu gitondo ni ukuza tukarebera muri make uko ibi bintu byacu cyangwa se episode yacu iba imeze. Episode iba yatambutse ukuntu izajya iba yagenze. Aha ngaha tugiye kugaruka kuri episode ya 65 tuvuga bwa buce bwacu. Uyu munsi tugiye kuvuga ubuce nyine buba bwagiye buranga filime yacu Inzira y'Umusaraba, uko tuba twabupanze, ukuntu tuba twabiteguye. Nkomeza kugusaba kujya ujya muri comment ukatubwira ngo aka gace kazaze k'uyu mwanya. Ni ibintu biba bikomeye, ni ibintu by'agaciro, ni ibintu bitugaragariza yuko tuba turi kumwe umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Rero tugiye kuvuga ubwo buce bwacu, wowe ugeze hano bwa mbere cyangwa se wowe ugikanda hano kuri Future Empire bwa mbere, uhageze bwa mbere, ndagira ngo mubwire ngo banza ukande subscribe, like video, share, comment, byose ni ibintu biba ari iby'agaciro, ni ibintu byiza cyane. Hanyuma ndagira ngo nongere nkubwire wowe ugeze aha bwa mbere, niwe ndi kubwira yuko aha ngaha mu gitondo turaza tugategura ubuce buba bwagiye bugaragara muri episode iba yatambutse, tukagenda tububashyirira ku murongo, tureba amasomo twakuyemo, tureba icyo bwagiye butwigisha. Nk'aha ngaha tugiye kuvuga kuri episode ya 65 tuvuga uburyo twayibonye, amasomo twakuyemo, n'ubuce bwagiye buba ubwa mbere cyangwa se ubuce tuba twabapangiye nyine tukadushyira ku mwanya, guhera ku wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, gutyo wa kane n'uwa gatanu. Ariko ubu tugiye kuvuga ku buce bune, tureba uko ibintu byari bimeze. Nimujye kure, reka dufate akanya gato cyane tugaruke tuvuga n'ubuce bwacu. Inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende, inyurwamo n'uyose kandi izeye afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo byose ahura nabyo, afite gukomera, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende, inyurwamo n'uyuzi kandi izeye afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo byose ahura nabyo, afite gukomera, oh ni ndende, ni ndende. Rero agace kakari nk'uko muri kubibona nta bintu byo gutinda cyane. Aka gace ni agace kari hagati ya Nyirantambara ndetse na murumuna we Fabiola, turi kubibona. Aha ngaha rero Mukantambara yagiraga ati Fabiola ndagushimira cyane kuko kuntabara, kubwo kunkiza Rugema. Ndagira ngo nkubwire ngo Fabiola yeretse mukuru we ko ari umuvandimwe we wa nyawe, kuko yamufashije. Ubundi umuntu ugufasha mu byago cyangwa se umuntu ugufasha mu gihe uri mu bibazo bikomeye, niyo byaba bidakomeye cyane ariko akaza akagufasha akasa nk'aho akwitangiye, ni ikintu kiba gikomeye cyane. Rero aka gace twagashyize ku mwanya wa kane kubera ikintu twigiyemo gikomeye, yuko tugomba gufashanya. Niyo umuntu yaba ari mu makosa, sinzi uko nabivuga, ariko nyine
si ngombwa gufasha nyine umuntu uri mu makosa cyangwa se ubundi umuntu uri mu makosa ntabwo aba agomba gushyigikirwa, ntabwo aba agomba nyine gufashwa, ariko tuba tugomba kureba ayo makosa se ubundi arimo ni gati ki, ayo makosa hari ukuntu yayakosora ariko akayavamo, tukamufasha rero tunamugira inama, tukamufasha tumwigisha n'uburyo yatazongera cyangwa se uburyo yavamo ayo makosa yari yakoze. Rero aha ngaha twabonye ko Fabiola yafashije mukuru we Mukantambara kugarurirwa cyangwa se kongera kubona icyizere cy'umugabo we, kuko umugabo we yari yamututse, yari yamwandika iki byose amubwira yuko yamuciye inyuma nyine ajya kubyarana n'abandi bagabo, babyarana uwo mwana, kuko Fabiola nako uyu Mukantambara yari ari kubwira Rugema yuko ashaka kuzana umwana we, yamubwiye yuko afite umwana we, Rugema biramutangaza cyane, namwe mwarabibonye. Rero iyi Fabiola yaje kuba bikoraho ikintu gikomeye, aza kuvuganira mukuru we, abwira Rugema ngo wowe ko wazanye umugore hano mu rugo akamureka, ko wazanye umwana akamurera none akaba akuze akaba abaye inkumi, none uri kwanga akazanuwe wayi gute, kubera iki? Rugema nawe rero yabitekerejeho nk'umuntu w'umugabo aramwemerera, ariko njye nabonye ko byatewe na Fabiola, byatewe na Fabiola kuko Fabiola yaje amubwira amagambo, aramubwira ngo wafashe murumuna we ku ngufu, ugenda umubeshyeshya, umutera akarimi karyoshye, acisha make, ntiyabikomeza cyane, wazanye umwana wundi mu rugo aramurera, muzaniyeho umugore wa kabiri, arabyemeye murabana, ariko we akubwiye kuzana umwana, wakubwiye ko afite umwana, utera amagambo uzamura inuza, ariko Rugema yabashije kuba yabitekerezaho neza aramwemerera. Rero aha ngaha ikintu nashaka ko tuvugaho ni kiriya cyo gufashanya kabisa, kuko aha ngaha Fabiola yafashije mukuru we mu buryo bugaragara, mu buryo bwiza cyane kabisa. Rero aha ngaha Fabiola yari ari kuganira na Mukantambara nawe yaje aramushimira, aravuga ngo Fabi wakoze kabisa, wagaragaje yuko uri murumuna wanjye, wagaragaje ko uri murumuna wanjye, uri umuvandimwe wanjye. Rero nawe aha ngaha nyine harimo n'irindi somo ryo gushimira umuntu wakugiriye neza. Buriya biba byiza iyo ushimiye, kuko iyo ushimiye bituma nyine hari ikintu kigaragaza cyangwa se kigaragarira wa muntu uguhaye imbabazi, cyangwa se wa umuntu nyine uri gusaba imbabazi, kimugaragariza yuko ufite ikinyabupfura, wubaha, nyine bigatuma akubabarira nabikunze, kuko aha ngaha Fabiola yasabwe cyangwa se yashimiwe na Mukantambara, yashimiwe na Mukantambara kabisa. Mukantambara mukuru we yaje aramushimira kubwo kumufasha cyangwa se kubw'ubufasha yari amuhaye nyine bwo kuvuganirwa cyangwa se bwo kumuvuganira ku mugabo we Rugema yari yarakaye. Rero aha ngaha tuba tugomba kwigiramo nanone gushimira, kuko gushimira bijya biba byiza cyane. Yes, rero aka ni ko gace ka kane tuba twabateguriye kugira ngo tujye dukomeza kurebera hamwe neza cyane filime yacu Inzira y'Umusaraba, twishimye ndetse cyane. Inzira y'umusaraba ni ndende, inyuwa muntu yizi kandi yizeye, afite imbaraga, afite gukomera, ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza komera, wihangane, bizashira wegukane, cyusa bizashira wegukane, cyusa bizashira wegukane, cyusa. Inzira y'umusaraba ni ndende, inyuwa muntu yizi
kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kukihanganira, afite no gukomera cyane. Oh, iribagiza, iribagiza, komera, 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 wihangane bizashira, wadukane, cyusa, cyusa, cyususa. Yes, iki ni ikintu nakubwira rero, cyangwa se akandi gace tugiye kuba twagaruka, akandi gace tugiye kuba twavuga nk'uko turi kubibona. Ni Rugema na Nkubito, ariko cyane cyane Rugema akomeje kuba Rugema akomeje gukora ibishoboka byose uko ashoboye kose. Rugema yakubise hasi, arazamura, akubita umutwe hirya no hino, arumva Rugema nta kintu adakora ariko kugira ngo abone uriya muti. Rugema ikigaragara afite ubwoba bwinshi cyane, ubwoba bwaramurenze ari bwinshi ku buryo utabyumva, kubera yuko Rugema uriya muti nuramuka ugiye hanze, cyangwa se nuramuka ubonetse, nyine ibyiwe bizaba biragiye, ibyiwe sinzi uko azaba abibara, kuko iribagiza bizahita bimutera kwibuka ibye byose, bizahita bimutera kwibuka ko iriya mitungo yose, cyangwa se hari ahantu hose Rugema bari, ibintu byose Rugema aba yigira atari ibye, ahubwo ari iby'iwabo kwa Iribagiza. Turabizi neza rero ko iyi mitungo yose ari Iribagiza, ni nayo mpamvu Rugema aba afite ubwoba bwo guhigahiga uriya muti, akubita hirya no hino, ashakisha uburyo yawukura kwa Mama Cyusa, kuko Kamarade na Emile nibo bawujyanye kwa Mama Cyusa. Twarabibonye ko Kamarade na Emile bajyanye umuti kwa Mama Cyusa. Rero Rugema ari gukora ibishoboka byose kugira ngo uriya muti abone ukuntu awuvanayo, ariko byanze, biri kugorana, biri kumurushya cyane, ariko nyine aba agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo awubone, kuko naramuka atawubonye, naramuka awubuze, kazaba kamubayeho, sinzi uko azaba abigenza, situzi ukuntu azaba abikora, ariko nyine twe nk'abakunzi b'inzira y'umusaraba n'ubundi ntabwo dushaka akawubona. Buriya nta muntu ugira umwanzi gusa, hari n'ababa bafite nyine abakunzi. Buriya hari urundi ruhande rushyigikira uyu Rugema, rushaka ko Rugema abona uyu muti ntawamenya, ariko njyewe ndumva yawubura, nyine ndumva yabireka Iribagiza akazabona uyu muti akawunywa, akabasha kuba yasubirana n'ibye, cyangwa se akabasha kuba yamenya n'ibindi byose atarazi. Sinzi ukuntu filime yahita igenda, tuzi ukuntu filime byahita bigenda, ibaze Iribagiza amenye biriya bitungo bye byose ko ari ibye, ukuntu babimucunagurijemo, ukuntu yabiruhiyemo, byaba bigoye cyane. Noneho na wa musaza we ngo Rugema yumvishe mu bitangazamakuru ngo uri mu nzego z'ubuyobozi, nawe akaza, hari igihe njya mbifotora nkabishushanya, nkumva bizaba bimeze ukundi kuntu, nkumva bizaba bimeze nyine ukundi, bizaba bimeze ukundi. Aka rero niko gace ka gatatu tuba twabateguriye. Ahangaha isomo wenda rishobora kuba ririmo, rega hari igihe umuntu akora ibintu bibi ariko tukavanamo isomo ryiza. Ahangaha ikigaragara, Rugema ahozaho, kandi umuntu uhozaho cyane njye ndamutinya. Hari igihe umuntu ahozaho bitewe n'icyo ashaka akakigeraho, bivuze ngo njyewe nakuburira cyangwa se kugira inama yo kujya ukora ikintu ugahozaho buri gihe, ariko mu bintu byiza. Nuko Rugema rero nyine ahora abikora, Rugema ahozaho ashakisha uno muti, ngiye bintera ubwoba yuko ashobora kuzawubona bitewe n'ukuntu ahozaho. Rero natwe tuba tugomba guhozaho mu byo dukora byose mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko mu bintu byiza nyine bidafite ingaruka ku bandi, cyangwa se tutagambiriye kugirira abandi nabi, tutagamije inyungu zacu bwite ngo dushyire ubuzima bw'abandi mu kaga. Ahubwo tuba tugomba gukora ibintu byiza nyine ku buryo tudashyira abandi mu kaga. Rero aka ni ko gace ka gatatu tuba twabateguriye kugira ngo tuze tuganireho
abakunzi bacu nk'abakunzi b'inzira y'umusaraba muri rusange, kugira ngo tujye dukomeza kuryoherwa na filime yacu inzira y'umusaraba. Nimujye kure rero, reka tuze tugaruke n'agace kacu ka kabiri paka ku ka mbere. Murakoze. Urukundo rwabo rugurumana, abareba bose baratunguwe. Isimbi yarashubongera, nta gushidikanya zirarungana. icyo saramwiyumvamo cyane, iribageza nk'inyenyeri. Isimbi aragenda ashukwa, agacece karategura ikibi. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo aba basigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. Bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amabi hirya, ikibarakira nta butyobe, akabona amata mu biziba, ibikoresha ijoro rizamuca imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo abasigaye bamugira umugeni. ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. Bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amavi hirya, inyibarakira nta butyobe, akabona amata mu biziba, irikoresha ijoro rizamuca imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo abasigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Yes, twabibonye rero, cyangwa se turi no kubibona ku mafoto yacu. Agace kacu ka kabiri, agace ka kabiri ni agace ubona abantu babiri, iribagiza ndacyusa, ndavuga iribagiza ndacyusa kabisa. Abangaba iyo tubabonye muri filime yacu inzira y'umusaraba, tubona urukundo, twongera kubona urukundo twari twarazimye, cyangwa se urukundo twatekerezaga ko rutakibaho. Uru ni urukundo rero ruba ruhuza aba bantu babiri, Cyusa na Iribagiza. Ibi bivuze ngo bagiye bategwa kenshi. Isimbi yashatse kwica Iribagiza kenshi, Isimbi yafuhira Iribagiza kenshi, ariko Cyusa yavanye urujijo ku maso y'abo bantu bose, mu muryango wose, abasha kuba yahungisha Iribagiza. Ni ikintu kigaragaza yuko amukunda cyane, ni ikintu kigaragaza yuko bakunda, kuko niba umukunda wenyine watagukunda ngo umubwire ngo muhunge muve mu byago, muve muri biriya byose ngo abyemere. Rero ahangaha ni ikintu kigaragaza yuko bose hagati yabo hari urukundo, kandi urukundo rwinshi. Rero ibi bivuze ngo urukundo ruracyabaho, urukundo ruracyahari, ahubwo tuba tugomba kugiramo isomo nyine rikomeye, kuko twese tuba tugomba gukundana, tukizerana, tugafashanya muri byose, yaba mu bibazo, mu makuba, ndetse no mu bindi byose. Rero aka ni agace ka kabiri tuba twabateguriye, kugira ngo tujye dukomeza kurebera hamwe ibyiza byacu, cyangwa se ibyiza bya filime inzira y'umusaraba tuba dukunze turi benshi. Ikintu nakubwira rero ko aka gace Iribagiza na Cyusa ni uko babasha kunyurana mu bikomeye, babasha kunyurana mu bigoye, mu biruhije byinshi cyane. Rero wafatiraho urugero rwawe nawe, yuko wowe n'umukunzi wawe muba mugomba kwizerana mu bibazo byose, uko byaba bimeze kose. Tuba tugomba gufashanya umunsi ku munsi, kugira ngo tujye dukomeza
kureba ko iminsi yakicuma iminsi yakicuma kabisa, tukabasha kugera ku ntsinzi y'ibyo twateguye, y'ibyo twaharuye, kuko ahangaha Iribagiza na Cyusa baba bashaka kugera ku ntsinzi nyine, bakabana mu buzima bwiza, bakava mu byo banyuzemo byose. Rero ni ibintu byo gutegereza, tugategereza twizeye yuko bizakunda, kandi turabizi bizakunda. Rero aka niko gace ka kabiri tuba twabateguriye, reka dufate akanya gato cyane tugaruke n'agace kacu ka mbere. Murakoze. Inzira y'umusaraba ni ndende, ni ndende, inyuwa muntu yizi kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza, Iribagiza, komera, 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 wihangane, bizashira wegukane, Cyusa. Bizashira wegukane, Cyusa. Bizashira wegukane, Cyusa. Inzira y'umusaraba ni ndende, ni ndende, inyuwa muntu yizi kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza, Iribagiza, komera, 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 wihangane, bizashira wegukane, Cyusa, Cyusa, Cyusa. Yes, agace ka mbere rero ndagira ngo mubwire ngo ni umuriro, ni fire, umva hahiye koko, hahiye, niko bakunda kuvuga, niko bakunda kubyita. Ariko nyine mu magambo makeya twabonye ko Mukantambara yari yishe Mama Kanyana, yamufatiranye aryamye mu ntebe, akuramo agatambaro aramuniga, kuko aramuniga. Mama Kanyana avuza induru, biranga, avuza induru, ariko nyine umugabo wabo, navuga ko ari umugabo wabo kuko ni umugabo wa Mama Kanyana, ni umugabo wa Mukantambara, ni umugabo wabo bose, yahise atabarira hafi, yarari aho hafi, abaje yiruka, abaje kureba ibyo ari byo, aratabara. Naho ubundi Mukantambara yari afite gahunda yo kumuhitana, yari afite gahunda yo kumwica neza 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 burundu, byari byarangiye. Rero Rugema yabashije kuba yabatabara, na Kanyana na Koca bari bari aho hafi, baba barinjiye, baza kureba ibibaye, baza kureba ibyo ari byo, basanga ni Mukantambara wari wishe Mama Kanyana. Ibi bishatse kuvuga ngo Mukantambara n'ubundi kuva yababarirwa n'umugabo we ntago aranyurwa, ntago biramushimisha. Ibi ngibi rero byaduteye ubwoba yuko Rugema ashobora kongera guhita afata umwanzuro akavuga ngo wa mwana wawe beshya umuzane, kubera Mukantambara aba yikozeho, Mukantambara utumva, Mukantambara ufite ubugome, ushaka kugirira nabi uyu mugore. Ese ngira ngo nkubaze wowe, bakuzaniyeho undi mugore, umugabo wawe akuzaniyeho undi mugore, wabifatamo ute, cyangwa se wabyumva ute? Nawe washaka kumuhitana, washaka kumwirukana? Sinzi nyine ukuntu ngemba mbyumva, ariko nyine filime ibiduhishiye byinshi, kuko ibishaka kutwigisha isomo, ni isomo tuba tugomba gukuramo, tukamenya uko tuba tugomba kubana n'abantu bose kandi mu mahoro. Aka gace rero katangaje benshi kandi katunguye benshi, reka tuzongera tukavugeho ku munsi w'ejo, tureba uko ibintu bizaba biba bisoza birangira kuri aka gace kacu ka mbere. Rero muri make mbega aka gace tuzakagarukaho neza ku munsi w'ejo, twongera tuvuga uko ibintu tuba tubibona, twongera tuvuga ubuce bwaranze episode igiye gukurikiraho. Rero ndabashimiye cyane mwege muba mwafashe umwanya wanyu mukadukurikirana kuri Future Empire. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ciao ciao.